Emma kubyizera biramugora. Tipe aramubwira ngo amashyushyu n'amatsiko afite nayo kubonana nawe. Amanuka yihuta ajya kure umukobwa w'abana, umukobwa ubiwe mu gikoni atangira kumuha kubushashwa nyine ko ashyushye mu bintu ariko wasaze urenda kuguruka. Uyu mukobwa mwiza yitwa Emma atarava mu buriri mu gitondo phone ibirahamagaye. Umuhamagaye ari mu rukundo yitwa Nicky. Emma afata phone. Nicky aramubwira ngo yageze mu gihugu. Emma kubyizera biramugora. Tipe aramubwira ngo amashyushyu n'amatsiko afite nayo kubonana nawe. Aramubwira ngo we yizere, yigirire icyizere ngo ibintu byose ni sawa cyane, ngo nta kizahinduka nibaramuka bahuye. Emma yise asimbukira mu kirere arishima cyane itava no mu buriri. Amanuka yihuta ajya kure umukobwa w'abana, umukobwa ubiwe mu gikoni atangira kumuha kubushashwa nyine. Uyu mukobwa mucuti we babana yitwa Vera. Vera samukaruma ko ashyushye mu bintu ariko wasaze urenda kuguruka. Emma atangira kumusobanurira. Muri kiganiro cyaho rero nibwo iyi filimi twereka ko Emma yahuye na Nicky ariko bahuriye kuri dating site. Izo website nyine winjiramo ugashakisha umusheri. Nibwo tumenya ko ariho bahuriye na Nicky bakamenyana bagatangira kwinjira mu rukundo. Ariko nanone ntibarahura na rimwe, ntibaranabonana kuko batigeze boherezanya n'amafoto. Impamvu bo bashyizeho umurongo ngenderwaho baravuga ngo babanze bahuze mu marangamutima cyane mo imbere batarabonana kugira ngo bajye bwina nyine ngo batarabonana, ngo bateretanye amezi ane yose kuri iyo website. Ikindi kandi uyu Nicky yarari hanze y'igihugu ari mu diaspora nyine ari London. Uyu musero nibwo yamubwiye kuri phone aramubwira ngo yasesekaye yageze mu gihugu. Aramubwira rero ngo bagomba guhura. Bera rero yabwiraga uyu mucuti we ngo ese ni gute wewe ufite ubwenge buzima butekereza neza wakunda umuntu utarabona, niba afite igisura kibisi, niba yaravuyemo amenyo se, niba satari type yawe. Umukobwa Emma bigaragara ko afite umutima mwiza cyane, we yarisekeraga gusa. Aravuga ngo ibyo nabyitayeho, icy'ingenzi nuko yamukunze ukare. Ku rundi ruhande rero nibwo tubonye Nicky noneho ubwe. Aha Nicky yaraje ku meza, mama we yateguye ibyo kurya nyine, ifunguro bagomba gusangira, ifunguro ryo kwakira umushyitsi uturutse hanze. Umukoboyi abaza Merewe iyi saa n'indi ya gatatu washyize ku meza ni yande ko turi babiri muri ino nzu. Merewe rero yahise amubwira ko ngo hari umushyitsi wumvishe ko waje ngarashaka ko muhura. Ngo ni umukobwa witwa Samara. Umukoboyi yabajije Merewe ese Samara ninde? Merewe amubwira ko ngo ari umukobwa wo mu muryango w'inshuti zabo, ngo ni umukobwa w'inshuti. Bivuze ngo rero mama wa Nicky we yari yamushakiye umufiance, yamushakiye umusheri ngo nagera Nigeria azahamusange. Yamukoreye passe nyine. Ninde se? N'uyu nguyu Samara. Samara batejemo rero abarahageze. Mama rero yarimo kubakorera presentation nyine. Stories agomba gutangira ku meza. Ariko uyu Mere wakunda Samara impamvu nta yindi ngo uyu Samara ni umwana wo mu biryo. Iwabo ngo ntibikoraho bafite amafaranga menshi. Ikindi kandi uyu Samara ngo ni umwavoka. Nyina avuga ko ngo ari umukobwa nyine ngo usobanutse ujijuri byose. Nyuma yo kurya Nicky yasohoye aherekeje Samara hanze, atashye nyine amugeza ku modoka ashaka kumusezera ngo yigendere asubire mu nzu. Samara ubwe niwe bukije Nicky ngo se gutamaye nimero yawe. Ariko rero impamvu nta yindi kibyisha inyuma, uyu Nicky nigeze akunda uburyo Samara ateyemo, uburyo yitwara mu mbega. Yari yabonye ko ngo ari umukobwa wigiriwe cyane. Nicky yamwumvishijemo muri make, niyo mpamvu yari yibagiwe no kumwaka nimero ya telefone. Nicky asubiye mu nzu, Merewe ahitamo asanga yamwitambitse, aramubaza bite, ashaka kumenya feedback. Wabonye umukobwa? Nicky aravuga ngo nabonye nta kibazo, ntacyo bitwaye. Ariko Nicky yese yibutsa nyina ngo ubu ngubu ngiye mfite umusheri, ngo nari mfite gahunda yo kumuzana hano agahura nawe. Ndetse yabwije kuri nyina amubwira ko bahuriye kuri website y'abantu bashaka abakunzi. Ndetse yabwiye nyina ko akunda cyane umukobwa uburyo ateyemo, ngo ni umwana mwiza cyane ngo barahusa. Ariko ngo igiteye amatsiko n'igishekeshe ntibarahura, nta n'umwe uzi undi ukasa, nta n'urabona ifoto y'undi. Nyina rero yese amubaza ese uwo mukobwa ninde? Ababyeyi be ni bantu ki se? Bari ku ruhe rwego se? Bakora iki se? Batunze ibingana bite se? Umuryango wabo urazwi? Niba ari byo byose atabyujuje, uwo mukobwa ntabwo ari ku rwego rwawe. Bigaragara ko uyu nyina wa Nicky yikundira ibintu bihenze. Nicky rero yasabwe na nyina ngo ubu narakuze, nta muntu wamitiramo kuzabana nawe cyangwa gukundana nawe. Nicky rero yahise ava ku ruhande rwa nyina, nyina yarabirakariyemo abyegereje umutima. Ku rundi ruhande ngo uyu Emma yakire telefone, Nicky yaramuhamagaye. Nicky aramukumubwira ngo ejo tugomba guhura. Emma rero yagaraje waswasi, Nicky amubajije cyane, aramubwira ngo ngifite ubwoba, ushobora kumbona ukabona nta rwo watekerezaga ugahita unyanga, cyangwa ukabona ntari ku rwego rwawe. Nicky yarabimwemeje, ararahira, aramubwira ngo ukazasanga ameze kose, ngo yamaze gukunda imico ye, ko nta kabuza ngo bazabikurikirana. Ku bukeye rero umukobwa yariteguye, akabati yagashwanyaguje, arimo gushakisha imyenda ari bwambare. Aha arashakisha imyenda arayibura da. Byarangiye ajya kureba umukobwa w'abana ngo ni Vera, kugira ngo Vera amufashe gushakisha imyenda ngo ari bwambare nyine, kugira ngo batamucishamo ijisho. Hanyuma se uyu Vera rero ni umwana mubi cyane, buri mwenda wose umucuti yatoranyaga yaramubwiraga ngo ni mubi. Uyu Vera birangira yongeye kumuca intege, aramubwiraga ariko ubundi buri mubi iki, urajya guhura n'umuntu mutarahura na rimwe, ntuzi ninde, ntuzaturuka, ntuzi ibyo akora, ntuzi n'umugambi agufiteho. Emma rero byari ngombwa kabwira uyu mukobwa w'abana, akamubwira
amateka azi uyu muhungu nyine bagiye guhura. Aramubwira ngo ni umwana wa Godwin Adams. Ngo uravuze ngo ni Godwin Adams? Uyu nguyu rero ngarazwe cyane, yari minisitiri w'ubuhinzi muri Nigeria, ngo ni umukire cyane, ariko hashize imyaka 3 yitabye Imana. Se w'uyu muhungu nyine bagiye guhura. Uyu Vera rero ntiyabyumvishaga, yese abona ko umucuti we babana ari umuntu ufite amahirwe menshi, ndetse ko umuhungu ari mu mafaranga gusa. Ariko uyu Emma ntabwo ibyo byari byamurebaga cyane, kuko no minisitiri ntago amuzi. Ku rundi ruhande turabona umusore yifunze yatebeje asezera nyina, amubwira ngo agiye muri date, agiye muri sorti, agiye guhura na wa mukobwa Emma. Nyina rero yakomeje kwica amazi, arabihakana rwose. Nyina aramubwira ngo niba ushaka gusokana n'umukobwa wajyanye na Samara, ngo ngo kuvuga ngo Emma wirirwa uvuga uwo ngo ni biki. Nyina rero yabwiye nyina ngo mama ndagukunda, ariko ntivange mu byanjye. Ntiyashatse kumuha agaciro rero, ahita acaho. Yagombaga kujya aho bari buhurire nyine. Yari yicaye yewe arategereza byahe. Emma nigeze aza, arahamagara wapi. Aha mu rugo rero filimi tugarura uyu mukobwa Vera bamuhamwe kuri telefone, baramubwira ngo hari impanuka yabaye. Yahise aba nk'usaze, ahita yihuta aritegura kugira ngo ajye ku bitaro. Nick nanone tumubona agarutse mu rugo, ariko nta byishimo afite. Merewe aramubaza ngo ese ikibazo ufite ni ikihe muhungu? Nick rero yasobanuriye nyina buri kimwe cyose. Nyina rero yarabonye uruvugiro, aramubwira ngo se wakimaza agahinda, iyi date nibipfuye wakigire mu indi date ukajya kwihurira na Samara. Reka tugere cyo ku bitaro aho Vera yari aje kureba mugenzi we wakoze impanuka. Amakuru bamuhaye rero bambwiye ko uyu Emma ngo impanuka yakoze yageze ingaruka ku bwonko, ku mitsi itanga amakuru ku maso. Ibi rero ngo uyu nanakira ngo bizamutera ikibazo cy'ubuhumyi, ntazongera kubona. Nick nawe ahari yari yasaze, amaze iminsi ahamagara Emma, ariko telefone ntibayifate nyine. Nyina rero yakomeje kumubwira, aramubwira ngo uwo mukobwa ngo cyari ikinyoma cyambaye ubusa, ngo ntiyagukundaga, ngo cyangwa ubona ari n'umuhungu waguteshaga umutwe. Umunsi rero wo kugarura ubuyanja warageze kuri Emma mu bitaro, ariko agaruka atabona. Abyutse rero wa mukobwa wabana ajya guhamagara Dr. aramubwira ngo ntago uzongera kubona. Ubwo rero aho yararwariye byari amarira gusa. Nyuma Vera yagaruye umucuti we mu rugo, bava mu bitaro, aramwizeza, aramubwira ngo nzakuba hafi, ngo nugira ikibazo. Emma rero byaramubaje cyane, aravuga ngo mana iki ni gihe gihano mpaye, iyo ndeka nkipfira nzaba ubuzima ntabona. Vera aramubwira rero ngo Dr. yamubwiye ngo birashoboka ko azavurwa, ariko uvuriwe ahantu hahenze ugakira. Navuga ngo ariko ngo kwizera ko azakira 100% ntago bizwi. Emma rero yaramubazaga ngo ese amafaranga yo kwivuza iyo operation urumva yazavaye? Twibuke ko uyu Emma ni imfubyi. Ubwo rero Nick yakomeje guhamagara Emma, ariko Emma yanga kongera gufata telefone ze. Yari yarahungabanye, abona ko ngo ari we nyirabayazana, ubucye ko yaragiye muri date guhura nawe agakora impanuka. Ku rundi ruhande baratwereka Nick yemeye ibyo nyine yamubwiye, ajya kudetinga nyine muri date na Samara. Baratembera barasohoka. Samara rero ni umukobwa yemera cyane, wikina cyane, wivuga ibigwi, adatanga umwanya wo kugira ngo Nick nawe agire icyo avuga. Yamubwiye inkuru nyinshi ibyo akaza akora, atangira kwiyemera ngo nk'umwavoka yigeze kurya amafaranga y'umukiriya wari ufitanye na sheri w'ikibazo, yica sheri we, hanyuma ngo afashe uwo mukiriya aratsinda. Nick yari yumiwe, aramubaza se ngo ibintu nk'ibyo wemeye kubikorera iki? Umukobwa aramubwira ngo icyo nshyira imbere n'amafaranga, ngo nta kindi. Nick yari yumiwe ibyo uyu mukobwa, mara avuga ngo nta kintu atakora ngo ku mafaranga. Amubwira ye n'inkuru y'umusaza bateretanaga, ngo ashatse kumwaka amafaranga menshi ngo arayamwima, ngo birangira ngo amuritse. Aravuga ngo iyo abonye amafaranga ngo aramuhumuriza, atangira kumubwira n'aba ex be. Nick yaravuze ngo uyu mukobwa ntacyo twazashobokanaho, arahaguruka arigendera, amusigaho ku meza. Yabonaga ko ari ikigeragezo ugiye kwikirizanira mu buzima. Mujye mwitondera ibyo mubwira abakunzi banyu. Agihaguruka gusa, Samara yahise afata telefone ahamagara nyina wa Nick kugira ngo amurege ngo Nick ngo ibinakoze ngo mugomba kumuhana. Nick akigera mu rugo, nyina yamucanye umuriro. Nick aravuga ngo uriya mukobwa yamubonye yamwizeho ngo ntitwashobokana. Nyina amubwira ngo ese mumaze gura kangahe? Ngo 2 basohokana. Ngo none se ubwo kucurambewe? Ngo namaze kumubona birahagije, yanyiritse, namucishijemo ijisho. Abwira nyina ko nta wundi mukobwa ashaka, ari Emma kariwe bahuza, ariko ntibarabonana. Ikindi kandi Nick ntazi ko Emma ari mu bitaro, ntazi ko yagize ikibazo mbega. Ku rundi ruhande rero Vera yarimo kugaburira Emma. Uyu mukobwa babana rero amugira inama yo gufata telefoni byibuze muvugishaho gato. Emma rero aramubwira ngo oya, uyu nguyu niwe ni ibibazo, iyo najya kumureba ngo njye guhura nawe sinari guhura n'iyi mpanuka. Aramubwira ngo ari kuri gicucu, vugana nawe wambwiye ko ari umwana wo mu bakire, umusabe n'amafaranga ubona yo gukora operation. Emma aravuga ngo ntajye kuna amafaranga aje mu buryo budasobanutse. Vera ahita amubwira ngo uri gicucu, ahaguruka yarakaye, genda kugira inama, ndimo ndagufasha, ntushaka ubufasha urafunga umutwe wigira ngo uri inyangamugayo ngo ntiwakaka umuntu amafaranga. Ku ruhande rwa Nick rero mu cyumba cye ari wenyine yivugisha, afashaga box mu ntoki k'impeta ya fiançaye yavanye hanze, azi kazayambira ku mukobwa wamaze iminsi bavugana. Tipe ariko yatekerezaga ko Emma yamuciye amazi, yahisemo kumwihorera. Nick atangira kwibaza ko bishoboka ko uyu mukobwa yarakasa mutwe, yamuteshaga umutwe gusa nta kindi yaragamije. Nyuma ejo Vera yari mu gikoni, uwo mukobwa bana na Emma nyine wagize impanuka.
arimo guteka. Ariko iyo umuntu ari gukora akazi nk'akari wenyine hari igihe ibitekerezo bimuzamo, hari igitekerezo rero cyamujemo. Aravuga ngo ariko ubundi ubu wakigira Emma ko namaze kumva kuri uwo muhungu ari umwana wo mu bakire, ahuza nawe nkamurya amafaranga. Ubundi ko Uniki amakuru yawe yose ko nyafite atazi n'uyemo kwasi, mwitendekeho mukuri ibyinyo. Ugera Emma yararyamye, Vera agiye mu cyumba cye ahita kura telefone ye. Twibuke ko uyu mukobwa atabona, afata nimero za Niki ziri muri phone ya Emma arazisevinga, arangije afata telefone ya Emma abroka Niki. Kundi munsi nanone baratwereka arimo kwibaza, ese uyu mutipe muhamagare cyangwa mbe muretse? Byarangiye amuhamagaye rero. Kuri telefone ya Niki hajemo nimero atasevinze. Tipe ahitaguruka ava ku meza iruhande rwa nyina ajya kwitabira hirya. Vera rero ahita agaragara ari we ugize Emma. Niki ntiyabyizeye se? Yarabyizeye. Atangira kumubaza, sheri wari urihe kuko wakumva bari baje muri iyi minsi? Utumye maze iminsi ntasinzira. Amarangamutima yanjye warayababaje cyane kandi twaramaze guhana indahiro ko ntawe uzababaza undi. Kuki wankorera ibintu nk'ibikoko? Yatangiye kumusobanurira rero, aramubwira ngo umunsi yaraje guhura nawe ngo yahuye n'abajura, nawe nyumvire ngo bamwiba phone, ngo bari mu capusi, ngo ndetse bamwibye n'amafaranga yewe. Niki nyine yaramwihanganishije ngo pole. Bagombaga rero gupanga guhura. Umuhuro wabo ngo byari ejo ku bukeye. Si byo se? Vera yambaye neza cyane sha, kandi we mu gihe umugenzi we mugishaga inama yanze kumugira inama, irangira umugenzi we afashe umwanzuro wo kwambara wabonye. None dore we uko aje yambaye, akihagera yakubitanye n'umubogari rero. Tipe yamwakiriye neza nkuko yari yamubwiye ngo nzagukunda ukuri kose. Nurumva bakundana babibwira na se. Emma rero avuye mu cyumba nk'umurwayi utabona azahamagara Vera, ariko Vera yari yagiye atamusezeye. Afata phone ye asigaye akoresha Siri ngo ibe ari imuhamagarira, kubera ko we ntabona, ntaraniga bimwe by'abatabona, abafite ubumuga bwo kutabona uko bakoresha amatelefone. Telefone yaciyemo ariko Vera se yarayifashe, yahise yirya urwara. Yabibonye ko umuhamagara karayengagiza. Nimugoroba nyuma yuko benjoyinze ijoro ryaje nibwo bamucyuye rero. Niki aramutahana. Tipe yarazi ko bahuye nyine ari bahuriye kuri za mbuga nkoranyambaga. Tipe yahise amubwira ngo rero witegure nza kujyana kwa mama, ujye guhura na mama. Vera nibwo yahise yikanga, burya umutipe abirimo seri bigeza kurya njyana kwa nyina. Tipe yaramusomye, ndava mu modoka yinjira mu gipangu aho baba. Ageze imbere yiri yasazi agurukira hejuru yishimye ko yahuye ni bogari. Ubonaga ari intsinzi ariye gapapa mugenzi we ufite ibibazo. Yari yasaze rero arimo guserebura. Emma yavuye mu cyumba aramubaza se ko wagiye utansezeye uzi ko ndwaye. Amubwira ngo hari ikintu ashaka kuri buze kumfasha. Vera rero n'umwana mubi cyane yese yirakase ngo ubundi se ndinda ngenda ngo saba uruhushya ngo cyangwa ngo uzi ko banyigizeho mabuja, kandi twibike kabiwe nubwo arwaye. Nubwo inzu yari yawe ngo ibyo ntiwabinzanaho. Asiga mwiyemeraho nyine. Umukobwa yarenzaho iki yasubiyeyo yumiwe. Twibike ko uyu mukobwa ari imfubyi, uyu nguyu babana, ariko imitungo niyo uyu mukobwa we mu nyine utabona. Nijoro telefone ya Vera arahamagaye. Niki niwe waruhamagaye. Umukobwa yifatiraga hejuru yasaze aramubaza, bite se cya gitabo ukigeze warakirangije? Vera aratangara aratungurwa. Igitabo nyabaki? Emma rero we ubundi yandika ibitabo by'inkuru nk'izo mu nkuru z'urukundo mix mbega. Niba utarazumva uzazumve, n'iz'ubwenge gusa n'ibyegeranyo mbega. Ubwo uko yabyandikaga rero yabwiraga uyu muhungu Niki mu gihe bateretanaga ku mbuga nkoranyambaga batarabonana, akamubwira ibyo ari kwandika, undi akamuha ibitekerezo bagahuza mbega. None aramubajije ngo igitabo warakirangije, undi ngo igitabo nyabaki. Hari igitabo yandikaga ubwo baheruka kuvugana, yari yambwiye ngo nzakubwira ninyirangiza uko kimeze nkubwire inkuru irimo. Vera rero nta makuru yari afite, ntiyarazi igitabo nyabaki. Icyo cyari ikizami kuri we. Yarijijishije ariko abona amagambo yo kubeshya aramubwira ngo ntago nakikubwira, ngo ntaragipublishing, ngo ntaragitangaza mbega ngo gisohoke. Umutipe arabyihora yanga kubigira intambara, ariko umutipe yaratangiye kugira urwikekwe. Yumva umuntu basigaye bavugana batari guhuza noneho, ariko buri kanya bakagaragara barimo guteretana nyine. Nkaha rero Emma yaraje asanga undi ari kuvuga kuri telefone. Undi ahita yikanga cyane, ariko undi ntiyabonaga. Gusa icyo yavumbuye cyo nuko umukobwa babana yabonye mu boyfriend asigaye yitaho cyane, kandi ubundi yigira ngo nta rukundo agira ngo nta mafaranga yashyize imbere. Cyabwiye rero ngo umushuti we babana Vera yaramubwiye ngo akumbe Niki cyane. Ubu ngubu ngo nta kimuhamagara disi, ngo menya yaramukatiye. Ngo aricuza mu minsi ya nyuma impamvu atamufataga igihe amuhamagaraga, ngo kuki atamubwiye ibyo yahuye nabyo. Vera rero nk'umuntu birimo neza ushaka kumutwara sheri, nako amaze kumutwara yaramubwiye ngo nyamara ushatse wakuraho ngo ukamwibagirwa. Gerega n'ubu ngo unamudemutse ugiye mugahura, ngo ubwo se urumva yaba kikwemeye ngo kuba amaze kugira inenge ngo ntubona. Ngo urumva umuhungu w'umubogari wo mu bakire yakunda umukobwa utabona. Uyu mukobwa rero yaramubeshya amubwira ngo njye nzakuba hafi, ngo uwo muhungu umwihorere, ngo n'ubundi nimuziranye. Namenye ko yatangiye kuteretana nawe. Emma nyine yarabyakiriye nk'umuntu babana, yakira ibyo bitekerezo. Ku buke bwaho ya promesse Niki yo kujyana Vera kwa nyina
nyina yaramanutse kuri esikariye Vera ahita agenda nk'inshanutsi ahita amuhobera. Nyina w'umuhungu yari yumiwe. Vera ahita presenta atangira kwivugisha ku buryo baba bari mu bakire anamubeshya ngo ababyeyi b'ubu ngubu ngo bari mu Bwongereza. Nick yahise yumirwa ahita n'abaca mu ijambo. Wowe ntiwambwiye ko nta babyeyi ugira uri imfubyi wibana abo bo mu Bwongereza wakuye? Vera se ibyo yarabizi ko babiganiriye? Reka da. Ahita abwira umuhungu ngo narakubeshyaga, gusa imashaka abantu bamenya ko umuryango wanjye ngo mva mu bakire. Bahise bicara. Nyina w'umuhungu acyumva ko iwabo w'umukobwa ari abakire ahita agira akanyamuneza, yumva ngo umuhungu azashaka umukobwa uri ku rwego nk'urwasi ntazajye kwica umuryango. Ngo nyina yashakaga amakuru arenzeho kugira ngo Vera akomeze yipresente. Vera aramubwira ngo papa ngo yari umunyapolitiki ukomeye cyane ngo uzwi cyane, ariko nyuma ngo yaje gupfa nyine ngo baramwishe. Nick yarumiwe noneho akubitwa n'inkuba. Umukobwa akomeje kuvuga ibinyoma ibibaho n'ibitabaho yikina. Ibyo yavugaga byose Emma nta na kimwe yavugaga, ndetse uyu muhungu yaramaze kugira mu rujijo rwinshi. Byarangiye bite? Uyu wari wiyitiriye Emma w'impumyi nyina w'umuhungu ntibyarangiye mukunze se, arabona ko ari umwana ngo uturuka mu mafaranga ngo ntabwo yaza kwica izina ry'umuryango. Emma nyawe rero uyu nguyu utabona yarimo kugerageza guhamagara Nick akabwira Siri ngo muhamagarire. Siri iramubwira ngo nta nimero irisevinze muri telefone yawe ngo y'iryo zina. Emma rero byakomeza kumucanga, icyizere kirabura, abona ko nyine umuntu yari yakunze batarabonana nta bitazavamo, abona ko yamubuze. Ku rundi ruhande rero Vera yaje wabo umuhungu ararara, umuhungu nta makuru abifiteho. Arangije aza gutera umuhungu mu cyumba. Umuhungu arimo asura cyakora cyano izi saha uramara cyano urukundo ntiyarufurushije se, ibyarangiye basomaguranye se, ibyarangiye babigurukije se, niyamuzamuye mu birere se ngo ujugunye ku gitanda, ntibatangiye kubikurikirana se muri purafo. Ku rundi ruhande turabona Emma yigunze ari wenyine mu kizu cya wenyine, nubwo yafashaga uyu mukobwa biwe ariko uyu mukobwa nta kimwikoza nyine. Mu gitondo nikarabyuka ajya muri dushe gukaraba mu maso, agarutse mu cyumba abona Vera iyakubitanye na yamita. Ntiyari yayiyambitse se? Urakina wowe, abakobwa bazi gukorera imbere. Umuhungu yahise amubwira ndimo gushaka umunsi mwiza wa nyawo, nzakutungura nkakora surprise nkakwambika impeta ya fiançailles ku gihe cyanyacyo. Rero aramubwira ngo reka ngo ibyo si ngombwa ngo nayambaye. Abaramuhobeye umuhungu agwa mu kanwa. Tipe rero kumirwa byakomeje kuzamuka, abona ko bavuganaga kuri telefoni ku mbuga nkoranyambaga nubwo bataziranye, ariko atari uyu nguyu. Abona ko uyu badahuza na gato. Nick yaragiye asanga nyina ajya kumubwira rero uriya mukobwa ngenda ubona atari we, ngo mbona atandukanye cyane n'uwo tuziranye n'uwanjye, ngo n'ijwi rye na za story twiganiriraga tugahuza, uyu nta kinyabupfura afite, tandukanye rwose, ngo arabona harimo ikibazo. Nyina rero ntiyarakibivugirwamo, yari yamaze kwiyumvamo uyu mukobwa ahubwo cyane, ubwo rero ntashaka kumuvangira. Hari umunsi rero Nick aje gusura uyu wiyitaye Emma nyine, habana nawe wundi wa nyawe rero ufite ikibazo cy'amaso wakoze impanuka agiye guhura n'uyu mutipe. Mu gihe yari yicaye muri salo rero yabonye umukobwa ufite ubumuga bwo kutabona arimo kugenda afite inkoni imurandata, aza muri salo atangira gusuhuzanya. Mu gihe bakiri gusuhuzanya rero ariko buri wese yumvise ijwi ry'undi, Vera yahise aza yihuta azanye ji, yahise asunika umukobwa nabi amujyana mu cyumba aramwihanangiriza ngo mfite umushyitsi ni gutuza muri salo ngo ugume hano ngo nta soni, kandi amutegeka sha mu nzu y'ababyeyi. Mu gihe rero uyu mukobwa yarasubiye kureba umushyitsi uyu nguyu impumyi utabona, hari ikibazo cyamujemo, yumvishe ngo iryo jwi yumvishe ngo urisa nk'irya Nick ngara mu misiyo cyane, ngo uwo muntu avuga nkawe. Muri salo rero Nick yari kubaza uyu mukobwa, ese iyo uvuye hano mu rugo ukarara hanze mu gasozi, uyu mukobwa utabona niba ari we mubana gusa akora ibintu bye gute kataramenyera ngo amenyere nyine uko yabyitwaramo? Vera aramubwira ngo ndamusika, ngo urabona ari umwana se. Nick rero yatangiye kumirwa amucishamo ijisho, abona ko uyu mukobwa afite umutima utari mwiza, afite agatima kabi mbega, ndetse yabonaga ko Emma yamenyereye bavuganaga ngo yari umwana mwiza. Nick ninjoro yageze iwabo kuryama byaramunaniye, sinzi ikintu cyamujemo, atangira kugirira impuhwe cyane wa mukobwa yabonye utabona. Reka twicumi mu minsi yakurikiyeho haje iminsi hari anniversaire ya Emma uwa nyawe nyine wo muri telefone uwo bavuganaga. Nick rero ku kazi kateretana n'uyu, kandi uwo yari yaramubwiye umunsi wa anniversaire ye yagombaga kumukora surprise, yaje atamubwiye. Yaraje arakomanga aripresenta ngo nje nitwa Nick ngo nje kureba Emma ngo na anniversaire ye. Emma rero wa nyawe uyu ngo utabona yese yibaza uri Nick uhe aho habwiwe n'iki? Nibwo yagurutse arajya gufungura ariko reza ngo Emma ari. Emma aramubaza hano habwiwe n'iki? Aramubwira ngo niyo mwanzanye hano. Emma arumirwa uyu nguyu wa nyawe aravuga ngo ninjye Emma, kandi uyu munsi nibwo anniversaire ya Nick. Araseka. Nibwo Emma rero wa nyawe yatangiye kubutanga details zose, amwibutsa ukuntu bahuye, ukuntu bahuriye ku rubuga ku mbuga nkoranyambaga. Nick nibwo yahise abona ko wa mugani uyu nguyu ari wewe,
yumvisha ari nko gukubitwa n'amashanyarazi n'amadarubindi yumva rutangiye kumujena yakuramo. Yicaye hasi rero nibwo Emma yatangiye kurira amubwira buri kimwe cyose ukuntu yakoze impanuka agiye guhura nawe. Nick yari asaze aravuga ngo ibi bintu yarabiketse ngo yumvaga ari ikintu kitagenda. Birangira abwiye Emma rero ngo nubwo umeze gutya ndacyagukunda nagukunze ukurimo imbere. Aravuga kandi ngo nta kabuza ngo niwe nshaka kuzagira umugore. Muri ako kanya rero Vera yaratahutse rero asanga abantu bahuje rwahanye yo rwakururanye. Avugaga ko yahise abona ko ibintu byo byangiritse tangira kwisekesha ngo baby ngo sheri ngo hani. Tipe yahise birakaramo aramubwira ngo mpereza impeta yanjye hano n'ubundi ntayo nakwambitse ngo niwe yiyambitse. Umukobwa atangira gusaba imbabazi yewe ngo mbabarira sheri ngo ndagusobanurira. Vera atangiye kuvuga amagambo mabi cyane ngo uranyambura impeta mu buryo ngo tekereza ngo nta nubwo utekereza ngo wakunda umukobwa w'impumyi ngo gusa azakugeza kuki. Birangira abwiye wa mukobwa utabona ngo ndakwanga wowe ngo ndakwanga cyane. Nick byaramubabaje cyane yageze iwabo mu rugo atangira gusobanura nyina byose uko bimeze. Nyina rero reka aramubwira ngo uzagumana n'uriya niwe namenyereye uriya niwe uzi gushaka icyo ashaka akagiharanira agakoresha uburyo bwe bwose akakigeraho. Nick yatsembeye nyina aramubwira ngo azashaka Emma ngo n'umuntu uzamwitambika. Nijoro rero kuko bari bahanye nimero noneho Emma na Nick bavuganye kuri phone. Urese yumva arishimye ariko Emma yarafite impungenge aravuga ngo se uzashaka n'umuntu utabona urumva status yawe itazangirika. Ngiye mfite inenge. Nick aramubwira ngo ngenda gukunda ngo ukunda ukuri ngo ukunda mu byiza no mu bibi ngo nzakoresha uko nshoboye mbanze mujyane bagukora operation Imana nibishaka uzongera ubone amaso yawe akiri. Bukeye Nick yagiye gusura Emma amuha care kamugaburira mpamvu nta yindi muri iyi minsi Vera yamwiceho nta kimufasha nubwo aba mu nzu yeda. Yataje uyu mukobwa muri minsi atari cyangwa 3 abayeho nabi cyane cyamumarira no kumutuka ajya mu gikoni kugira ngo yororere isahani iramucika irameneka. Vera isabonera icyo kuvuga atangira kumwita umujura ngo ibiryo mba nitekeye ubu waje kubyiba kagakobwa n'akana kabi cyane. Emma rero yagiye mu cyumba afata telefone abibwira byose Nick amubwira ko abayeho nabi cyane ko umuntu babana ari umwana mubi cyane kandi ari we wabanje kujya amufasha none ngo yabaye impumyi yaramwigaranzuye. Nick yahise aje atagwiyambitse yaraje kumutwara aje gutwara Emma. Vera aritambika yewe tipe yaramujyanye amujyanye iwabo. Vera yasigaye umutima umurya ntiyamugejeje iwabo se. Nyina wa Nick se ntiyanze umukobwa. Nick yarakanira aravuga ngo uyu mukobwa agomba kuba hano niwe mugore wanjye n'isheri wanjye ibihe byose ngo uyu tuzabona karamata. Nyina yumiwe ngo uzabona karamata n'umukobwa w'impumyi utabona ngo nta bwenge ufite ngo urashaka kudusebya n'ibindi nk'ibyo. Tipe byarongeye abwiye nyina ngo nyuma narabibonye iyi nzu ninjye papa yayanditseho ni umurage wanjye arandi maso ngo rero azaba hano iyi nzu niyanjye papa yanyanditseho. Byari agahato mbega yarashyize agahato kuri nyina wari wanze ko uyu mukobwa aza kuba muri uru rugo. Ubwo se uzamuzanira umuntu wo kujya mwitaho ngo nge nzamwitaho. Ubuzima bwarakomeje nyuma yaho uyu mukobwa atangira kwisanga atuye muri rugo. Nick akamuba hafi akamuha ibikenewe. Ni hari umunsi se Vera yabatunguye akaza n'ibikapu byose nawe ahaje akaza aseka cyane yishimye akaza avuga ko ngo atwite. Wa munsi ngo bya bintu byagize ingaruka babikoraga. Tipe rikanze avuga ngo ariko sibyo ngo nyine narangirije hanze. Umukobwa yaramushinyitse yaritambitse atangira gutesha umutwe uyu mukobwa utabona avuga ngo seka ngo ugiye kuba tantine ngo ugiye kuba anti ngo mfite akana mu nda ngo kaniki umva ukuntu yamubwiraga nabi. Iyi nama yarabaye igitaraganya. Nyina wa Nick abaza uyu mukobwa Vera ngo ese urashaka iki. Vera aravuga ngo ngewe icyo nshaka nta kindi ndashaka ko bangira umugore hakiri kare ngo tugakora ubukwe ngo ndashaka ko umwana wanjye ukira mu rugo rw'amasezerano ntabwo nshaka kwitwa baby mama. Nick yahise akanira avuga ngo uyu mukobwa sinamushaka mama. Nyina rero kuri iyi saha ari ku ruhande rw'uyu mukobwa Vera yamaze kumugira inshuti yake idasohoka. Nick yari yarakaye abasigaye itacaho. Nick aragenda ageze mu cyumba asanga Emma arimo ararira avuga ngo mfite impungenge ngo ubu njye nawe byawe birarangiye ubwo ugiye gushaka uriya mukobwa. Nick aramubwira ngo hoya ngo ntibishoboka ushira impungenge. Ubuzima rero bw'umunezero hagati ya Emma na Nick ugakomeza ariko uyu mukobwa niwe yaje kwaba. Nyina na Vera bakabarunguruka bakabarebera kure bikabarya. Hari igitondo rero kimwe Nick yarabyutse kuko bararana mu cyumba kimwe ariko ubwo nibe bikurikirana Emma yaranze kandi aranarwaye. Abyutse rero mu gitanda asanga Emma ntawe uri mu buriri. Yatangiye kumushakisha mu nzu yose aca muri salo amubuze rero nibwo yaje kubabaza. Emma wanjye ari ntabwo yava hano ngo ahita agenda ave muri iyi nzu atanansezeye. Hari ikintu kitari cyiza kitagenda neza. Byarangiye bamuzengurukije nyuma nyina arabyemera aravuga ngo namwirukanye ntabwo ari umuntu wo ku rwego rwo kuba mu nzu yanjye. Tipe yese rero afata kontaki ajya gushakisha umukobwa. Yashakishije amakaritsiye yose ubw'Imana ni nk'Imana yabahuje asanga cyane ari kurira ku muhanda. Emma aravuga ngo ngenda ashaka gusubira iwanjye mu rugo urwo inzu ababyeyi bandazi. Nick aravuga ngo oya ntabwo wajya kwibana hari ufite ikibazo tugende bari nzamenye uko nzabigenza. Aravuga ngo tugende tuzabana mu mahoro sinaguterana uri mu bibazo. Yamushyize mu modoka amujyana mu rugo. Ageze mu rugo umukobwa yari yarakaye cyane yashaze yahise afata akagakobwa amufata ukuboko ngo ntabwo nshikika Vera tugende ku bitaro bajye gupima kutwite. Arangije tabwiranye wa amasaha 28 pakira ibintu byawe byose ugera gusi hari yandi maso ugi wawe mu rugo iyi nzu ni yanjye
gukura ako gakobwa nabi Vera ngakajyane ku bitaro bagapime barebe ko gatwite. Byari ngombwa ko Vera rero ahitamo kuvuga ukuri. Ishyano ribi aravuga ngo gisintwite genda icyo ni gushakaho n'amafaranga. Arangije gufata ibintu bye ngagende. Byarangiye umukobwa agiye, nyina yicaranye na Niki. Nyina asaba imbabazi umuhungu ngo ntiyarazi kuri mukobwa n'umunyabinyoma, ariko Niki aratsemba aravuga ngo mama ndakubariye ariko ugende ujye mu nzu zawe, iyi nzu ni yanjye papa yandaze. Nyina aravuga ngo uzaza nsaba imbabazi, undi ngo ntacyo. Umukobwa aramubwira ngo se mama we kagiye ni ngiye mutandukanije na mama wawe. Niki aravuga ngo mama ukuntu ateye niba abantu iyo ari kure mubana neza mu byishimo, ariko iyo mubanye mu nzimu akagutesha umutwe ngo ntugire ikibazo mama muzahuza ngo mureka ajye kuba kure. Nyuma rero igihe cya operation cyarabaye. Kubw'amahirwe umunsi mw'inzu byose byaciyemo operation irakorwa, umukobwa baramubaga. Ubwo rero Emma yatangiye kubona nyine agira ubushobozi bwo kongera kubona ndetse abona umuhungu mwiza umuhagaze imbere. Niki yarishimye cyane. Emma aha nibwo yarabonye umutipe ku nshuro ya mbere. Burya umuhungu wamfataga neza gutya ufite umutima mwiza gutya ni bogari gutya. Barahoberanye, tipe yahise atera ivi aca bugufi aramanuka. Umuforomokazi yari yumiwe yamwambitse impeta. Aha rero iyo filime yakirangirira, filime yitwa Blind Date. Aha ni muri Clement 24 cyangwa Clement 24 cyangwa Clement 24. Hari byinshi byiza tuguteguriye. Niba utaraduha subscribe reba neza ukoreho uduhe subscribe n'umubare uhita wiyongera. Niba warayiduhaye ujye wibuka n'ibindi byose like na comment, ushobora no gusharinga kugira ngo umuryango mugari ukomeze ukure. Turagutegura byinshi byiza, turagukunda cyane. Ngende Clement uri inshuti y'akadasoka. Love you so much, komeza ubwe neza waho uronke mu byirimo byose. Peace and love. Peace out.